Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Nizere ko muri aya mahoro muri uyu mwaka wa 2024. Imana y'amahoro irusheho kubana natwe twese kandi irusheho kutugirira neza no kuturwanirira intambara z'iburyo n'iz'ibumoso. Ni Pasiteri M.THERESE ugarutse, ngarutse kuvuga Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mu masaha ya saa 8 kuri iyi tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere 2024 nahawe mesaje, kandi iyo mesaje ni iyo kwitonderwa kandi irihutiwe cyane. Reka tubanze dusombe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Daniyeli ibice 6 guhera ku murongo wa 17 kugeza ku 29. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye, akesha ijoro yiraje ubusa. Ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare. Ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo rw'intare. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare. Zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Umwami aherako anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare. Zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Umwami Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose, ati amahoro agwire muri mwe. Nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro w'Umuperesi, Daniyeli agubwa neza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro cyane. Ubutumwa nahawe rero, nagiye kubona mbona ndi ahantu mu by'ukuri ntabwo navuga ngo yari inzu yubatse imeze neza hasi, ariko yari inzu. Ni nk'uko wafata igisenge ugatwikira ahantu hanini, ubuso bunini
ubuso bunini butagira uko bungana. Hanyuma igihe nari ndi aho hantu muri ubwo buso nabonaga ndi kumwe n'abantu, ngiye kubona mbona habonetse umuryango n'urukuta imbere yanjye, hanyuma ngiye kubona mbona haje izi nyamaswa z'isatura nashyize kuri iyi videwo. Inyamaswa ziraza zisatira wa muryango ngo zinjire, hanyuma nanjye mbibonye nasimbutse mpita mfata urugi ndushyiraho, mbona nkoze akantu k'imbarutso gatoya, mbona ndakinze biremera, kuko nanjye ubwanjye nabikoze numva hari bitari bukunde kuko zari zantanze ku muryango, ariko ndakinga mbona biremeye. Nuko noneho kubera ubwinshi bwazo n'imbaraga nazibonanaga n'ubukana n'umujinya zari zifite, mpamagara abantu bari inyuma yanjye ndababwira nti nimuze tuhagarare kuri uru rugi turutsindagire, mbese dukumire izi satura zitaba zakubita urugi rukinjira imbere. Uko nahamagaraga abantu rero niko barushagaho gusubira inyuma bagenda, ndetse abantu rwose b'amakote nkabona bari kubyigana basa naho bari gushaka ahantu bakwikinga cyangwa se yuko babasha kujya inyuma y'abandi, kugira ngo niziramutse zije ab'imbere abe aribo zifata. Ariko nkomeza gutsindagira, nabonaga afite imbaraga zidasanzwe zo guhangana n'urwo rugi nari nkinze mu buryo bworoshye, si serire nakingishije, yewe n'uburyo bwose bwo gukinga busanzwe nabonye ari akantu nakozeho gusa, kuko zari zahageze mbona biremeye rurafashe urugi, ndavuga ni kubw'Uwiteka Imana Nyiringabo. Hanyuma birangira nkomeje guhamagara, ariko abantu baranga, abandi mbona barahuze, abandi mbona ntibazi ibyo ari byo, abandi mbona ntibashaka no kumva, abandi mbona nta n'ubwo bitaye ku ijwi riri kubahamagara. Nuko ntangira gutekereza ngo ariko abantu bahugiye mu biki. Igihe byari bimeze gutyo nibwo nagiye kubona mbona za nyamaswa kubera amahane zari zifite n'imbaraga zari zifite, mbona zitangiye gusetsa urugi. Ni ukuvuga ngo mubona wenda nk'urugi rw'imbaho uko bagiye bafatanya imbaho, uburyo nk'iyo ruba ku zuba, urugi ruba ku zuba rugenda rushiraho ibyari birufatanyije, noneho ugasanga aho rufataniye hatangiye kugaragara. Ubwo ni ukuvuga ngo nabonaga n'ubundi ari icyuma cya metalike, ariko mu by'ukuri izo nyamaswa zatangiye gusetsa urwo rugi ku buryo iminwa yazo nabonaga yenda kunsatira. Numvaga nta bwoba mfite, numvaga mfite n'imbaraga rwose zo guhagarara aho hantu no gukomeza gupusa uko zapusaga nanjye nkapusa, ku buryo twasaga naho turi gupezanya nazo. Ariko uko nakomeje guhamagara nkabona abantu barimo barataraka, mu by'ukuri basa naho batazi ibyo barimo, utamenya ukuntu wabisobanura. Ndebye hejuru mbona noneho cya kindi cyasaga n'inzu mbona cyacitsemo icyuho ku gisenge, mbona ku gisenge hacitsemo icyuho. Noneho ntangira gutekereza ngo mbese niziramutse zuriye zishoboye kurira, zanyura hejuru zikamanukira hejuru, noneho zigasanga ba bantu muri cya kibuga nabonaga gitwikiriwe gifite n'ibikuta bimeze nk'inzu. Nuko igihe byari bikimeze gutyo nibwo nagiye kubona mbona mu mitima y'abantu
basa naho bari gutekereza ngo ariko ngo nibikomeza ngo turafata bamwe bo muri twe tube tuzijugunyiye noneho ngo tubanyuze muri cya cyuho hanyuma zibasange zisange isatura basange isatura bajugunyirwa isatura hanyuma isatura zibe zibahugiyeho ahari zireka urugi ndetse no kurira. Ni uko nguko nabonaga mu mitima y'abo bantu bari barimo kwibwira, ni uko nguko basaga naho bari kubipanga mu mitima yabo, ariko nanone ubona babuze amajyo, ubona babuze hepfo no haruguru, ubona babuze uko babigira, ariko wababwira uti nimuze mwegere dutsikamire uru rugi, dutsikamire uru rugi, dutsikamire uru rugi, ukabona ntago bari kubishaka, n'ijwi ntibaryitayeho, n'ijwi ntago bari kuryumva. Imana yacu itugirire neza. Nabonye isatura zikomeza gutuga urugi ziri gucamo ibyuho, mbonye no hejuru hamaze gucikamo icyuho, noneho ndavuga nti noneho ngiye gushyiramo kwizera. Kwizera, ngiye kwizera Uwiteka Imana Nyiringabo. Hanyuma nizibasha gufata uru rugi zikaruca, ziraza uriho ikimenyetso cy'Imana, Imana iramurokora. Uriho ikimenyetso cy'Imana, isatura nta kimutwara. Ishobora no kuza kugera iruhande ufite ikimenyetso cy'Imana ntigire ikigutwara. Nuko nazamuye kwizera, ndavuga nti reka nizere, kuko ntabwo nari ngishoboye kwegereza umubiri rwa rugi, kuko iminwa yazo yari yatangiye kwinjira ku buryo icyo zagukore n'ururimi rwazo hari ntangira gutekereza ko rufite n'ubumara. Ndavuga nti aho kugira ngo nkomeze kwegera urugi, nakomeje gushyiraho amaboko, ariko umubiri wo nk'uko kumwe umuntu atsindagira asunika n'umubiri wose, umubiri mwukuraho hasigaraho amaboko. Ariko nkomeza guhamagara, ariko ijwi ryanjye rikomeza kwirengagizwa n'abantu, cyangwa se bakomeza kwanga kuryumva, cyangwa se bakomeza kwanga gutabara kugira ngo ibyo. Nshuti muvandimwe rero, urumva maze gukora ibyo nshoboye n'imbaraga zanjye kugira ngo nkumirire ku rugi, byarangiye isatura zindushije imbaraga, nubwo zari zitaraca urugi. Nkoze uko nshoboye ngo mpamagara abantu baze turwane urugamba rwo guhagarara kuri ruriya rugi dukumirireho, abantu baraninira banga kumva. Imana itugirire neza, Imana iturwanirire. Ndaguhamagarira kugira ngo uve mu byo urimo, ibiguhugije ubisohokemo. Iyo bigaragaye yuko hari ijwi riri gutabaza, abantu ntibaryumve, baba bahuze. Abantu bahugijwe n'amafaranga, abantu bahugijwe n'ubutunzi, abantu bahugijwe n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko icyaguhuza icyo ari cyo cyose, nagira ngo nkubwire ngo ntabwo wakigura ubuzima. Ese ni udufaranga tuguhugije, tukubuza gushaka Uwiteka bikiri bugufi, inzira zikigendwa? Ni amafaranga angahe watunga wagura ubuzima bwawe isatura iri imbere yawe? Ese ni uturyo, ni udufiriti, ni utunyama, ni agaceri? Ni ibihe biryo watanga kw'ikiguzi ngo ugure ubuzima bwawe imbere y'ibikurwanya? Ese ni amashuri, ni ubwenge, ni ubuhanga, ni ukujijuka? Ni ubuhe buhanga, ni ubuhe bwenge wakoresha kugira ngo wisubize ubuzima ikibukwaka kiri imbere yawe? Ese ni icyubahiro, ni ukumva wubashywe, ugenda wubashywe, ukumva urakomeye, ukumva nta kibazo? Ariko icyo cyubahiro, ubwo bwema,
ubwo bukaka. Ni ibiro bingahe by'icyubahiro washyira imbere y'ibiguhiga bigacungura ubuzima bwawe, bigacungura ubugingo bwawe. Ni ubwiza se kuba uteye neza, kuba umeze neza, yewe ukumva nta kibazo, kuba utarahuye n'ibibazo, utarahuye n'ingorane z'ubuzima, ukabona nta kibazo ufite. Ese ibyo byaba ari ibiro bingahe washyira imbere y'ibikurwanyije bigacungura ubuzima bwawe? Njye nageze aho numva ndemye kwizera muri njye, nubwo n'ubundi nari ngufite, kuko kugira ngo ugende uri wenyine kuri ruriya rugi rwa biriya bisimba bimeze kuriya, byari bimeze nk'ibyasaze. Ntabwo byari byoroshye no kujya gukinga ruriya rugi byonyine, ntabwo ukabasha kurushyiraho rukajyaho. Kwizera nari ngufite, ariko byageze aho mvuga ngo noneho nzamuye kwizera kugira ngo bigaragare yuko Uwiteka agiye kwikorera imirimo. Uriho ikimenyetso, uwo ntacyo isatura ziri bumutware n'izinjira, ariko utagifite ntabwo ari buzicike. Imana itugirire neza, ubyumve kuruta uko mbivuze. 2024 ndaguhamagarira kwegera Imana, gushaka Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mushakashake kumenya ibyo Umwami Imana ashaka. Mushakashake kubimenya kandi nimurangiza mubikore. Ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo ushakana umwete wese azambona. Imana yacu itugirire neza. Shaka Uwiteka, icyakujyanye kuri icyo ari cyo cyose ntabwo cyacungura ubugingo bwawe, ntabwo cyacungura ubuzima bwawe imbere y'isatura nabonye n'amaso yanjye. Daniel umugaragu w'Imana ihoraho bamushyize mu rwobo rw'intare. Imana yonyine ngo yohereje marayika abumba iminwa y'intare, yari yazigezemo. Kwizera rero ni ikintu gikomeye. Ubonye umwami ngo abyuke mu gitondo, niwe wafashe Daniel bamushyira mu rwobo, bashyiraho igitare, ahomesha n'ubushishi kugira ngo ibimenyetso byuzure. Arangije agatekereza ngo reka njye guhamagara numve yuko Daniel akiriho. Urumva ari nkawe wabyizera yuko bishoboka ko umuntu yarara mu rwobo rw'intare nk'uko umwami yabitekereje, bwacya akajya guhamagara? Ubwo yumvaga ahamagara icyo ari we washyizeho ikimenyetso, ariko kubwo kwizera yaravuze ati birashoboka. Ya Mana isumba byose, ya Mana ya Daniel, ya Mana yakuye Basaduraka na Meshake na Abedenego mu muriro, ya Mana nabonye isobanura ibyo abana b'abantu badasobanura, birashoboka ko uyu Daniel yamukijije. Reka nzinduke atamaramo n'umwanya muremure. Umwami aragenda arahamagara, asanga koko Imana yarinze Daniel. Haleluya, haleluya. Arangije aravuga ati mugire vuba mukureho igitare. Ngo bakuraho igitare, Daniel arasohoka aravuga ati Uwiteka Imana Nyir'ingabo nkorera yandinze, kuko yabonye ko nta cyaha namukoreye kandi nawe ntacyo nagukoreye. Niyo mpamvu Uwiteka Imana yohereje abamarayika bakabumba iminwa y'intare ijoro ryose. Mwami, 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 haleluya. Icyama abantu bose bakagira kwizera nk'uko uyu mwami. Kubwo gukiranuka no kubwo kuba inyangamugayo, igihe baregaga Daniel kuri Dariyo, ngo bwarinze bwira ashaka ingingo yarengera Daniel ngo amukize, ngo burinda bwira. Imana yacu tugirire neza. Ese nawe bwarinda bwira Imana yo mu ijuru ivuga iti umugaragu wawe ndamutabara gute? Ndamukiza gute? Ndamukiza ziriya satura gute? Ndamunyuza mu we muryango? Ndamunyuza mu kahe kanzu?
Imana itugirire neza ngo umwami arara yabuze amahoro kandi no ku manywa ngo yiriwe ngo ashakishe uburyo akiza Daniyeli biriya birego bya bariya bagome. Imana itugirire neza. Mbese nawe Imana yaguhangayikira mu gihe nk'iki ngiki? Nimuze twese nk'abitsamura duhagurukire hamwe dushake icyo Uwiteka Imana ashaka. Duhagurukire hamwe dushake Uwiteka Imana Nyiringabo no gukiranuka kose. Twinginge Imana Nyiringabo, tuyitakambire, dusenge twizeye gutabara kwayo. Imana yacu tugirire. Nimureke dushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Nimureke tumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareke inzira ze mbi, hanyuma dukurikire umucunguzi wacu, kuko nitutabikora gutyo Dariyo we yaciye iteka aravuga ngo nshyizeho itegeko mu bantu bose bo mu gihugu cyanjye ngo bubahe Imana ya Daniyeli bahindire imishyitsi imbere yayo, ngo kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose, ngo ubwami bwawe ntibuzarimbuka, ngo kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mpera, ngo niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, ngo kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Nawe niyo izagukiza iminwa y'isatura, nawe niyo izagukiza ibikwasamiye, nawe niyo izagukiza ibikurwanya, nawe niyo izagukiza ibiguhagurukiye. Iyo Mana, iyo ngiyo ijambo ry'Imana rivuze, niyo izakurengera mu gihe cy'amakuba no mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'amarira, mu gihe cy'intambara n'agahinda kenshi. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefesi ibice 5 uhereye ku murongo wa 14 haravuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Kandi ntimugasine inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka, mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, muyibishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirana kubwo kubaha Kristo. Amen. Mbese gukizwa siko kuva mu byaha? Kuva mu byaha se siko kujijuka? Mbese ubwenge ni iki? Icyubahiro ni iki? Ubukire ni iki? Imana itugirire neza. Igitabo cy'Imigani ibice 22 guhera ku murongo wa 3 haranditse ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Umurongo wa 4 haranditse ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Ngayo nguko kwirinda biruta kwivuza. Nidushaka Uwiteka Imana Nyiringabo, Uwiteka Imana n'ukuri ari bugufi bwacu, kandi niwe ubuduhaye izi mbuzi akatuburira kugira ngo tumenye iminsi, tumenye ibihe, tumenye uburyo dukwiriye kwitwara. Gusenga rero, gusenga bikingura ijuru, gusenga byirukana ibyago n'amakuba, gusenga bigarurira umuntu icyizere cyo kubaho, gusenga bitanga kurama n'ibindi byiza bijyana nabyo.